Basuhuza mukurikiye Umukuru TV. Ahantu turi ni Kimisagara, hari kubera urubanza rw'abakobwa bashinjwa ko cyangwa se bakekwa ko, kuko ntabwo turamenya umwanzuro w'urubanza, bakekwa ko bakase igitsina mugenzi wabo. Rero amakuru ntabwo tuyafite ahagije, niyo mpamvu nifashishije bagenzi banjye kugira ngo babanze batubwire byinshi, nabo ni abanyamakuru, batubwire byinshi, banakore analyse bitewe n'uburyo ibintu bari kubibona. Bahaye ikaze. Murakoze cyane. Okay. Witwa nde wowe? Isaka Manage. Aksiro nitwa Chiketu. Okay. We muri rusange urubanza ruri kubera hano urarubona ko? Urubanza rero naranarutangiye. Banahagarika urubanza nari impari. Bavuga ati nta bavoka dufite. Bararusubika. Itangazamakuru ryarakoraga niho aho dutangirije. Ari turi benshi cyane. Twatashye tuzi ko gahunda ari tariki 9 n'umunsi wa mbere. Tuza mu kazi saa 1. Mujye ku rukiko, perezida w'urukiko abandi kiriki bagoro bemera kukavaringa. Tugiyeyo. Tugigera yati amasaha yarenze. Banga kutugira iki? Kudusinyira. Twanandikisha nubwo Ega turabifite. Yari basigaye yo naronye narutanze bararureba. Namugenzanye barabika abandi barazora basinyira. Byarangiye ngo mugende. Tukibaza ku kitangazamakuru ryakumiriwe, rero itarakumiriwe kandi buryo umunyamakuru n'ijisho rya rubanda. Umuturage ahantu ari Nyakariro zahirira abandi arabona ibyo ari bubone. Nibyo twega abanyamakuru twatangaje. Jewe enjya kuza wenda naje ntinze nsanga hano hari abantu benshi cyane, nabonye hari abanyamakuru benshi cyane bari buzuye hano, gusa hari ikibazo cyagaragaye ubwo abandi baturage bari bakumire bana basohoye bakinze portaye, twaje kubona tubona Shadibu baramuretse aratambutse. We icyo kintu nk'umunyamakuru bari bakumiriye Shadibu yaza bakamureka bacyakire gute? Umva mupfa nge iyi protocole mbonye kuri Shadibu nta nubwo yagakwiye kuba ubundi Shadibu, kuko niba badutumye ibyangombwa bya perezida w'urukiko twamuhamagaye, twamuhamagaye perezida w'urukiko ati media turaje dufate byonyine nabaye nyikora live streaming kuri YouTube. Abantu ranga ati ko tutabona update neza, bivuze ngo abaturage nyine bashaka kumenya what behind yinuze y'uru rubanza, ariko ubwabyo itangazamakuru bari kumiriye. Noneho kandi Shadibu araje mbona begezeyo abantu ba security babegezayo, ubundi Shadibu wenda wasanga ari nk'umuyobozi. Oya, ni umuyobozi wahe? Shadibu muri uru Rwanda ari mu ntoki. Wewe wapabyutse mu gitondo kwanza warawucaginze batiri yawe uje ukavaringa inkuru kugira ngo umuturage amenye amakuru. Ubyuka utegesha yabuza hano wanga kwinjira umunyamakuru. Shadibu nahanazwe kereka nimba ariko ari umustar mu bintu bigira ibikorwa Shadibu yakoze byiza byama agaciro kwinjira muri sare umunyamakuru agasigara ufite igihugu akamaro ijisho rya rubanda. Shadibu ni iki muri iki gihugu? Uzi nawe yicayeho ariko ngo bababaje ngo bajye bababaza amakarita bamwe bakajya bayabura. Nta munyamakuru udafite ikarita. None se niba perezida w'urukiko yaguhaye iki cyangombwa nuko udafite ikarita ntabwo bishoboka. N'ikinyamakuru ukore ntabwo turi hano wenda kwamamaza ibitangazamakuru, ariko ntabwo iyi protocole Shadibu akorewe yari kwiye gukorwa, kuko niba baje mbona begejeyo abantu. Kandi none ikindi tuzi ko nyuma iyo umushinjacyaha amaze kuvuga nta mundi muntu winjira mu rukiko. Shadibu yaje yinjira, n'intebe yari iri aho ngaho arinjira abigereka akaguru ku kandi kuni Shadibu. Hanze hari media zitegereje yena nabibonye hanze akiva hanze tarinjiramo hano muri mezo yari yatangiye gushakirwa umutekano. Ahubwo nyene hanze kari umuyobozi w'ene ukomeye uje muri urubanza ngiye kubona mbona ni Shadibu. Ukibaza Shadibu ni muntu kinje nababaye cyane kuba n'icya kanya babona mikoro nteguroki ntanabwiye, ariko sini no mu kazi umusore mugera bwira boze ko ratangaje. Ase wenda ikindi kibazo yisengera cy'amatsiko, umukobwa ngo ushobora kuba yarakaswe igitsina, urakeka ko yaba afite ahuriye na Shadibu? Ahubwo nicyo kibazo twagakwiye kwibaza. Ni umufana wa Shadibu, ni umusirikwi queen nkawe, nyine nicyo. Ahubwo si yaba ari inshuti ya Shadibu agakwiye gukorerwa protocole imeze kuri, ariko ahubwo twagakwiye kuba twibaza ahubwo ubundi Shadibu aza muri iyi nama agakorerwa protocole nk'iyi. Wenda tuva ku bya Shadibu muri abaturage abanyamakuru turi ijisho ry'abanyarwanda muri rusange.
iyo uvuga ngo wakasiye ngo umuntu bamukatiye igitsina utaramubonye n'amaso ya nk'umunyamakuru tubigarukaho natwe utaramubonye n'amaso yawe ukagenda wandika unavuga natwe reka ahubwo we wandika noneho twebwe tumva igihe ubwanjye nageze kuri ngiraho ibibazo byabereye ahubwo naje gusanga barakubwa ikintu bakwiye kuba baryozwa kuba baranywe bakamara kunywa bagasinda bagakubita mugenzi wabo bakanamwogosha ibyo kuvuga ngo bamuciye abangize imyanya y'abandi ibyo ngibyo wapi kuko n'abaturage batabaye aho ngaho baje basanga ko arimo arigenza urumva arimo arigenza umukobwa arimo gutaka ngo munda ngo bamuhaye ngo side kandi yanyweye inzoga nyinshi zimurya mu nda bajya kuzana amata bamuha amatara arayaruka amakuru mufite yenda wingereyeyo ariko twakwiye kugendera ku bintu biri kuvugwa mu rukiko biravugwa mu rukiko bavuga ko mu rukiko umuntu uvuga none abishinjura urumva abarimo bararegwa bakavuga yuko ibyo bintu atari byo bo bamukorera urugombo icyo bagahanirwa bemera ni uko bamwogoshe bakanamukubita bavuga ko yaba twabagabo abandi bakavuga ngo baravuze ngo mama ni umurozi batanye muri batukana ninde watutse undi ngo ni umurozi ngo byagenze Sandrine yatutse Zayini ngo nyine ngo ari umurozi urumva Sandrine ati wandaye nk'abantu baziranye urumva batangira kugurukana niho ibyo byabaye wese umuntu bakaze igitsina mu gitondo akajya gutanga ikirego ese nimba ukuri ko guhari ibyo atita bitangazamakuru gahamye koko nimba ibyo birari byo ahubwo twebwe nanone reka dutegereze imyanzuro yo kuvamo hano tumenye ngo ibyo bintu se nibyo ariko nanone ushobora ku ruhande rw'abashinjwa bakavuga ibitari byo ariko twege mu makuru umuntu atanga umunyamakuru umunyamakuru avuga ikintu none se ko waganiriye na musaza w'ubundi wowe musaza we njya n'iwabo mu rugo musaza we bakuru be njya n'iwabo mu rugo nganira n'abaturanyi ibyo bambwiye ubwabo bambwiye ko ibyo bintu wapi gusa yarigenza Yarambirasi yaza yigenza ese umuntu bakinyanya banga arigenza n'urugero umugabo mugenzi wanjye bazagusura mu kireke gushiremo ureke utambuka uzatambuka none ukumva ibanga riri hagati y'ibyo bintu byose mu maje kuvuga riri njyewe ikintu navuga ahubwo nta bindi navuga birenze ibyo ahubwo Shaddy niwe nkibaza kweki yakorewe protocol imeze kuriya kweki yinjiye media bakanga ko yinjira Shaddy bakinjira icyo ni icyambere ikindi se kubera iki yari afite intebe imbere intebe ayigira mu ruhe rwego vanimo ibigaragara ariko nyine harimo katazi ibigaragara hano bimeze nk'agati y'amakipe urabona hano mu Rwanda amakipe birahora ahanganye agira abafana akagira n'abaterankunga akagira n'abamanaja bino bintu bano bakobwa harimo udusiko twinshi cyane utabaza Shaddy ari nk'umuterankunga w'iki hagati aho Shaddy ari ku ruhande rumwe ari ku ruhande rumwe abogamiyeho kandi afite icyazi mu mutima we afite icyazi mu mutima we iyo ntabwo namuye mu mutima ariko uburyo yateguriwe n'uburyo arimo araza cyangwa se ashobora kuba wenda yaje mu rubanza nk'umutangabuhamya none se mu batangabuhamya twasomewe Shaddy ntabwo ari sitwa Shaddy izina rye nta niribamo mu batangabuhamya badusomeye ikindi ahubwo wenda nyine ashobora kuba ari umusireyi queen nkabo ariko none ntabwo yagakwiye kubona iriya protocol kuko ndahamya ko nta n'undi haba na famiye ubwayo yaba ya Sahabi ya Sandrine n'iyabazaye nta n'umwe wagakwiye wakorewe protocol nk'iyi reka tuvuge ku kindi ikintu navuga kuri Shaddy arabugena umuntu abibona bite bwa mbere ya jansa mu bantu baba barimo muri sale bari nka 50 n'ubwa mbere yarahari nka 50 iyo twagerageje hari umuntu wamuganirije turi kumwe amubaza uruha aravuga ati se wowe ninde wari uje kumva urubanza muri izi mpande ebyiri aravuga ati njye naje kumva urubanza rwa Sandrine ni wowe ndiho urumva ahubwo njye cyo nkeka ashobora kuba ari n'umunyamakuru wa Sandrine mu kujya kumushyira amakuru akaba Shaddy ari umunyamakuru wa Sandrine we akajyaza mu ariyo mpamvu ari gukorerwa protocol imeze kuri kugira ngo akurikire ahubwo icyo kintu ndicyo biri hose amaze mukaba hagati mukaba muri kwemeza ko umuntu bivuga ko yahohotewe gutyo nta kibazo afite ari mu rugo yiryamiye gusa oya ntabwo twavuga ko atahohotewe cyane ko amafoto bigaragaza yarahohotewe n'ibyo ariko ikibazo afite abantu bari behind ya step yose y'urubanza ukuntu ruri kugenda nyine akabona update ibyo ntabwo twabitindaho cyane ko wenda nka Jihad n'urugero namubonye nakoze live streaming yakoze live kuri Instagram ko iki yayikoze
kandi nabonye bavuga kuri nuze kuri side yabazaye nkabona ngo nyine nkabona arababaye bafite abafana please bafite abafana hano cyane ko n'aba bakobwa ubwabo bari kuvuga ngo babaye abasitari ngo ni fame ngo twatwitse ngo urabona ibitangazamakuru byacu mwana ariko se bashatse fame in holistic way kugira ngo ibintu bigende neza aho kugira ngo twatwitse kubera ko twaciye umuntu ibitsina wenda ntabwo twabitindaho nk'uyu nguyu yaganiriye na musaza we ni na mukuru yewe agera n'iwabo ngenda bizigera n'iwabo ukimara kuganira ahubwo nkawe agakwiye kuba utanga ukuri nyako cyangwa ukaza no mu batanga buhamya ukuri kwawe rero niko dushaka ko abanyarwanda bamenya niba koko kuko kiri kuvuga ngo Sandrine ngo yarigenzaga ngo yajyanye ku murenge uri shuwa yajyanye ku murenge ugeze impande abaturage niyo audio ndayifite haba amajwi n'amashusho inzoga banyoye urazi aya macupa arahari urumva muri video no muri record aya mashusho aya macupa byose birahari umuturanyi umumama w'imyaka 60 umukecuru we yaje nk'umutuye yatabaye we wari uhigereye yatweretse ahantu barwaniye ubwabo urumva baratubwira ati nkamwe ahubwo nk'abanyamakuru cyangwa nk'abarimo bararego ikintu bagomba kuzira n'iki kuba barogoshe mugenzi wabo barangiza bakanamukubita kandi abantu bameze nk'abavandimwe barirongwe bamwe baraniganye banahaye ngo igihango ko ari abantu batandatu bati umuntu uzahemukira umwe muri twebwe yamujyana umugabo yazana ibindi bintu bitandukanye igihano tuzamana iki nicyo kugira iki kumwogosha nubwo ngo baravuga ibintu ntahagaze wenda ngo Snapchat twifataga barimo baramwogosha urumva bavuga ko babikoze babyumvikanye ahubwo nyuma yabona ko ari ibintu birenze agahita hamagara iki mwene wabo ari we wagiye guhuruza inzego z'umutekano ariko ngeyo bavuga ngo bamukaze igitsina abaturage sine bahari buryo ureba inkuru ujya ku ruhande uretse wumve iyo ugiye kureba inkuru gukora inkuru ujya ku mpande ebyiri ahakorewe icyaha n'ahakozwe icyaha urumva uwo kaza kubisesengura urumva nimba umuturage avuga ati ngenda arahageze nsanga bimeze gutya undi muturage ati mu gitondo twe twamubonye ku murenge yagiye gutanga ikirego urimo arabyumva neza twaramwiboneye uwo muturage wari uri aho ngaho ni nawe batubwira ati bose bafunzwe kuri batandatu urumva ati bose ntabwo bakoze icyaha bane ubwabo bahera mu gitondo banywa inzoga mpaka buke abandi babiri bari baryamye harimo karidinali baza aho ya karidinali ni umukozi wabo n'umwana mu rugo w'ikintu yakoze n'abafashije niba agomba guhanirwa agahanwa n'ibyaha birenze n'ibyabo umuntu w'umugabo mu bakobwa umuhungu umwe mu bakobwa ije ariko bavuga urumva barimo bakamucurika bakenda aho bogosha mugenzi wabo n'iki urumva gusa icyo tugomba kuvuga muri make wowe byabyo nabonye ababihagazeho bavuze yuko bamukubise n'umukecuru bagenda bafite video bakamwogosha urumva yaranze akabateremo kuba baramunda bamuhaye iki aside uwo mukecuru agiye kuzana amata bakamuha akaruka ko inzoga zamujyana amawubuza umuturanyi yumvise indura zo muri make cyatindi cy'abajyana amawuzima ntawe ntago ubwo wowe urahamya neza ko ikintu cyo kuvuga ngo bamuciye igitsina nta gihari kuko abantu bagira mu 10 ntago babeshye bavuga banahageze nawe niko ubibona nge nkurikije ibyasobanuwe n'umugenzacyaha bavuze ko nge batweretse imisatsi bakase cyo ni icyambere batweretse umwenda w'imbere yari yambaye igice cyawo yes batwereka jirete bakoresheje bamwogosha kuri sexing batwereka n'umukasi bakoresheje bakata umusatsi wahera ubihakana nabibonye ko wageze mu gato sohoka ibyo wabibonye n'impande z'umukobwa nyine ukora icyaha gato barabyemera urumva ese ibyo bakiye wabibonye ibyo baciye nabyo uvuga ko ari byo wese bashaka ko bazana imyanya baciye ntabwo nyine byabaye nyine reka tureka kubitwe kuvuga ngo barabikiye tubakire urubanza dutegereze umwanzuro w'urukiko icyo uzatangaza kuko turi hano turimo turaganira urumva twagiye kwinjiramo indani iyo tuba twinjiyemo indani urumva twamenye ko ahubwo nyuma turava hano tumenye ahubwo wowe niba wagezemo indani wasohowe n'iki kandi wasohowe n'iki njyewe nari ngiye gushaka inkuru ibyo nashakaga ibyo nari mbibonye njye nari mbibonye ibyo nashakaga nari ngiye gushaka nafashe mfite audio y'isaha n'igice y'ubushinjacyaha bwose ngo ibyo bintu babarigaga no kwisobanura kwa Zaina byose ndabifite Zaina we avuga ko
cyo yahoye Sandrine ari umugabo yamutwaye, ikindi akagenda avuga ko mama wari umurozi kandi yishwe na sida. urumva ko twemeranye aho ngaho ntanabikubwiye nabyo. urumva nibyo mama we yishwe na sida, yishwe na sida, akaba ari yarishwe n'ibintu by'amahembe bya bindi nyine by'imyuka mibi. Yes, none akaba yaramutwaye n'umugabo. Muri make n'ibyaha bitatu amushinja. Ibyo nibyo byatumye bahita banarwana. Byaba ni nahoze nkubwira kare uko mama wa Zaina namuzi. Rero umukecuru ubana n'ubumuga no kutabona. Ndamuzi cyane. Urumva ndanabazi cyane, ntago ari ubucuti burenze, ni nko kwa kundi babuziranye n'umuntu twabonye n'undi musiramu. Urumva avuze tukwira igiti cyo kuri umuceri, twabuyutse tugasangira. Urabona ibyo nsanze muri iwanyu mbizi, nyuma wenda akaza ubundi bucuti ko yari afite abana b'abahungu tuziranye. Naye nyimara kubyuma navuze ati ise ibi ngibi nibyo cyaka no kwinjira cyane muri make Isa umva mupa. Muri make Isa ari ku ruhande rwa nta ruhande turebe umunyamakuru naho nabogamira cyangwa nawe wamugaisha umunyamakuru naho nabogamira avuga ibyazi. Urumva n'ibyabonye byo nangaza nibyo nabashije kuganira nabo nahasanze. Ibyo tunanabikubwira none neza naho bafungiwe nk'umunyamakuru nagerageje kujyayo kubasura nababwira ati se basista ibi mwana bikoze baravuga ati icyaha twemera twahanire. Baramwogoshe kubera ibyo yaradututse. Urumva natwe tumututse turarwana. Urumva turamukomeretsa, tuzazira ibyo kumukubita no kumukomeretsa, ariko baga imyanya banga barabikaze baravuga ati oya hoye. None se Isa ko Gisele muramuzi, Gisele ko yavuze ko Sandrine yaje bakamwiyogoshirira ku bushake bwe. None Gisele niko yavuze ngo Sandrine yaraje ngo ngaravuga ngo tumwogoshe ku bushake, kandi hari saro bajyagamo baziranyeho. Urumva se ariko wemere yuko iriya bingaro baba biciyemo na ziriya ntebe. Urumva ni ahantu muri bingaro iwabo hari bingaro baba biciyemo mu ntebe, niho bazanye ibyo bikoresho byose. Ahubwo reka nkubwire tunarangiza tunavuga no kuri ibyo ngibyo, bashiki bacu bareka ikintu bita inzoga, bareka inzoga, bareka ubusambanyi, bareka inzoga. Ziriya nzoga banyweye nawe ubwawe ntabwo wabasha kwigurira iriya cupa. Icupa rya make ari gusa 5. Urumva njye se inzoga simbize ko iriya nini imeze nka champagne. Urabona hari igura 45, hari n'indi kuri 120, amacupa 13. Urumva abantu b'abakobwa bagera muri 4 baramwe barayamara bamara gukora ibyo n'uriya muhungu urimo nawe yari yamajije bari bamaze kuzima yasase. Niho yavuze ati batatse bene wacu kandi kanataka. Ikintu kivuga ko uriya muhungu wakoze bisa nkaho yakodeshejwe kugira ngo abe ari we bifashisha mu gukora urwo rugomo, bivugwa ko yari yabanje kunywa urumogi. Ibyo bintu byo nta makuru mubifiteho? Amakuru mfite nuko ngo umuhungu mugiye ngo yagiye hanze ku muturanyi, nkuko naza kwa Isa nkavuga ati Isa niza rero ngiye mu kazi mereza iminota 10 ncomere muri iyi geto yawe ubundi ngiye mu kazi nguha 40,000. Umuhungu ngo yarabyishe, nabyumvishe mu rukiko. Umuhungu nkuko nabyishyura Isa n'ubundi ngagenda ngacoma ngakora akazi. Ariko umuhungu ikigaragara cyo nawe deal yose yarayizi cyane ko ngo yashinyaguriraga noze Sandrine yamubwira ngo mureka kwipfisha hakiri kare mukanya turaza kugutahana. Gahunda yo kumwica yari ihari kuko umuhungu niwe ufite imbaraga, niwe wakuragamo n'imyenda. Ahubwo Isa wowe ni inshuti zawe wenda murazanye wenda basi murasengana. Yesu murasengana ibyo byose. Turumva wenda urubanza rugeze wenda kugera ku misozo, mureke dutegereze kandi nizere ko nk'abanyamakuru turi buhe abanyarwanda ukuri tukababwira uko ibintu byose bimeze. Ukuri ntabwo kwagakwiye kujya nyuma y'imyanzuro y'urukiko, ko ugiye gutangaza ibiri nyuma y'urukiko nyumva ni analize zawe sinzi aho wazikorera, sinzi n'igitangazamakuru waba ukorera ugiye gutangaza ibitandukanye n'iby'urukiko. Ahubwo twebwe turaza kugendera ku myanzuro y'urukiko yafashwe. Urumva kuba umufana wa Shadibu, umufana wa Sandrine, buretse gato umufana wa Shadibu nakubwesheje buri muntu cyakora iki fana umuntu. Urumva
ugufite akamaro urumva nk'ubu ngubu uva iwawe ugatega moto imihanda irubatse urabura gushimira perezida wa repubulika n'abandi babigizemo uruhare ukavuga ngo Shadibu ni muntu nta protokoli iriya nyine ariko ni umutegarugori uri hanze kandi uri umunyamakuru niwe wicaye hanze nakuba ko ari umunyamakuru yatumwe ashobora kuba yatumwe niba akaba yicaye nk'umunyamakuru waza ibyo byo byose urumva twese dufite ibitekerezo ku biri kujya mbere hano gusa ikintu wenda nabwira abadukurikiye ku Dukuru TV ni uko tugomba kubagezaho ama updates y'urubanza uko rwagiye rugenda n'ibintu byose n'iyo myanzuro koko abacamanza bari bufate ngira ngo natwe turi bubahabere ndabona bakiri mu rubanza gusa mu kanya gatoya baraba basohotse ubwo ni ukuvuga turaganira n'abantu barimo imbere twumve uko urubanza rwagenze murakoze cyane